ubuyobozi bwa Nyarurembo bwahagurukiye kwiga ku kibazo cy'imyanda ihumanya. Mukobwaje nawe ntakozwe ibya gahunda yo gukurikirana imikurire y'abana. N'urunana. Warumbwiye uti Kirufu. Niko abana bamaze kujya ku ishuri waje tukajya mu mirimo. Ntabwo ibuka ko uyu munsi dupima abana imikurire. Byose ntabwo ari umurimo. Aho ngiye kugenda nta gisigaye. Nari ngize ngo ugiye kumbwira ngo tujyane mu murima. Yaho mura mu murima ndahegira. Genda ukore gahunda yo kwita ku buzima bw'abana n'ababyeyi b'igihugu. Twarakemeje kandi tugomba kugakora neza nta ntugunda. Nta gomwa, nta no kugononwa. Anosiya, ndakumva. Mpereze iyo telefone yanjye rero maze ubundi ukinga inzu tugende. Rufo, Karama Anosiya. Uko mbona gitifu yakubuze cyane ra? Gitifu we, umurenge cyangwa akagari? W'akagari. Gahore. Umuntu wagwamagaye inshuro ebyiri zose. Ubu ntiyagushakaga cyane? Mumpamagara numva icyo ashaka kumbwira. Njye se mperuka kugura amayinite Rufo. Yego ko waba ukenewe. Ubukene bw'amayinite ntacyo budutwaye Rufo. Ubukene bwo n'uburaza abantu busa. Niko se. Ndakumva. Ndamenye umuyobozi yashaka kumbwira iki. Njyewe ndumva waca ku kagari ukabanza ukumva icyo umuyobozi agushakira. None ukabona kujya mu murima. Nta kundi byagenda byo reka mbanze ngeyo. Wenda nanabonera no kumubaza ibijyanye n'imyanda ihumanye. Uravuga cya kibazo cyaba bushombe se? Bimwe bamaze iminsi bakubaza aho bazajya bajugunya ibitelefone n'ibiradiyo bishaje cyane rwose. Ubona se bitamaze kuba ikibazo mu baturage. Kandi mu by'ukuri babimbaza nanjye nta gisubizo mbifiteho. Sha, genda biganireho na gitifu ntimubura umwanzuro mu bifatira. Ariko ntukanyicisha amatsikoreya. Ubona ngana nawe rwose ku buryo dukina ububyara. Icyo nzi ni ukugira menshi cyane. Ngaho mbwira disuku urugendo rwagenze. Ubu se navuga ko rwagenze neza gutera. Gusa si nabi. Niba atari nawe ubwo ni neza rero. Ibiryo se yabiriye? Anabyishimiye ahubwo. Atu? Si ibyo se. Gahoro gahoro ni rwo rugendo rwose uri uzamwiyegurira bidatinze. Gusa nyine yabanje gusa n'uwizigiza. Ambwira ngo si nkivune ngo si ngombwa cyane ko nawe azi guteka. Ariko nyine birangira biriye da. Hanyuma se amaze kubirya. Aranshimira ngo nzi guteka neza ngo ndi umuhanga ngo kandi nzi no kwita ku bantu. Atu byose birahagije. Hanyuma se nyuma y'ibyo bigambo byose nyine no kurya no kunywa hakurikiyeho iki ko ari cyo nshaka kumenya. Nyine yararaho nta morale nta courage nta gashyuhe nta kabaraga mbese ntaki. Sinzi niba ni saa kibika rwose cyangwa yararyamiye akababa. None sereya Karama, wowe koko nk'umukobwa mukuru ntabwo uzi kureba umusore ngo umusuzume umenye niba isake yakubita akababa cyangwa niba kateguka. Sori ntako ntagize pe. Nagerageje nkoresha amarenga yose biranga. Nakoze ibimenyetso byose byagira icyo bibwira umusore muzima biranga. Muganiriza ibiganiro byamushitura ariko wapi. Byose mbona ari ukwandika ku mazi. Ibi ni ibikira umuntu usa mushakira umunaguzo. Umunaguzo se ni ibiki Sori? Nyine umuntu akaba yamushakira umuganga wa muganga hura nyine ako kaba kateguka kagartyaza isake kajya hebika nk'izinda ariko. Ubwo se birizewe Sori? Shanjya numva ngo hari ubwo umuntu ajya gushaka umuti wa kinyarwanda aho kumuha umuvura bakamuhumukuraho. Kuko hataje suragarukira he mukobwaja? Harya ubu ntuzi ko nsigaye ndi umugapita ku ishani ya Stefano. Aha, ko nakora ubuyede se mugabo wanjye akaba atabukora urumva ibyo kwishaniye nabimenyeraye. Nanjye binyobere mukakaremera wo mu kirese yamenye uko ubuyede bukorwa gute. Nyamara nuko unyumvise nabi ntabwo ari byo nayinshatse kuvuga rwose mukobwaja. Bashaka kumbwira iki se niba atari ukunkirira ko muri abakirera? Nashaka kukwibutsa ko uyu munsi baza gupima imikurire y'abana kugira ngo utongera kubura. Ubu se urabona ngende uri mu bapimisha abana ra? Utamupimisha se. Jizurungu wanyu harubwo yari yagira imyaka 5. Fata icyo ko ntaho nza yewe. Nyamara gupimisha imikurire y'abana ni byiza rwose mukobwaja. Bigufasha kumenya niba umwana wawe ari gukura neza nta kibazo afite. Wasanga agifite se. Ugafata ingamba zo kwita ku mirire ye kugira ngo agire imikurire myiza. Mugende mupimisha nge nigire gupagasa. Nimbona amafaranga sinzananirwa kwita ku mwana. Ariko gupimisha ibiro n'uburebure ntabwo bitinda rwose mukobwaja. Ushatse wanyaruka ukaza ukamupimisha wangiza ukahita wisubira mu kazi kawe. Erega si n'ikibazo cy'umwanya gusa.
ikindi kibazo kikubuza kuza gupimisha umwana wawe se ni ikihe ko ari ubu nta mafaranga baca mukobwaje? uriya mujyanama wanyu wanyishyizemo simba ashaka guhura nawe. yakwishyizemo se mupfiki we? ndabizi se ko buri gihe iyo nigiriye gukingiza cyangwa nagiye gupimisha umwana nk'abandi bagore usanga arimo ntangaho ingero ngo sinita ku bana. ariko ngewe ndumva ko atari ukukugendaho mukobwaje, ahubwo abashaka kwibandaho kuko ababona hari ibyo udakora neza, ku buryo uyu munsi yantangaho urugereje akaruntangaho n'ejo bundi akaruntangaho nk'aho ari nge mugore utinya rurembo gusa. ubwo se nusiba ko ari bibone uzambwira ko wanze kuza gupimisha umwana wawe kugira ngo wirinde ko agutangaho urugero rubi? mubeshye se napfa. gusa uzamubeshya ko wabajijwe n'iki kujyana umwana wawe ku gipimo? wibuke ko numubeshya ko warwaye azabimenya mukobwaje. nimubwira se ko umunsi wageze narasuye iwacu azamburanya. yewe wakwiyicariye aho se? murakoze Giti. mu mudugudu se bimeze neza Rufo? mu mudugudu wanjye rero urebye nta kibazo. Okay. usibye gusa akabazo nakurebye si akabazo ahubwo ni ikibazo. ni ikihe kibazo cyerekeranye n'icyo ubwo? ni ikibazo cyerekeranye n'ibidukikije. mu mudugudu twashyizeho ingamba zo gutera amashyamba ku misozi miremire, tugahinga ducukuye imirwanyasuri. Okay. noneho tugatera ibiti bivangwa n'imyaka. Yego. ariko hari ikibazo kimwe kituzengereje tutanafitiye igisubizo. ubwo ni ikihe? ni ikibazo cy'imyanda ihumanya Giti. uravuga nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga byashaje se? yego rwose. ayo maradiyo, amatelefone, amatoroshi n'amabuye dushyiramo, ibyo byose iyo bishaje tubura aho tubishyira. yewe Rufo wivunika. si n'ibyo gusa usanga n'amacupa avamo imiti yo kwa muganga, havamo amafumbire akoreshwa n'abahinzi hirya no hino, ndetse n'ibindi nk'ibyo bimaze gukoreshwa. abaturage babura aho babishyira, byarangiza bikaba byabagiraho n'ingaruka. urarinda ukeka se ko no mu mudugudu wanjye hamaze kubamo impanuka zigera muri 3? nibyo kandi rwose zikomoka kuri iyo myanda ihumanya. Okay. ndakubeshyera iki se Giti? hambere aho umugabo witwa Ruremesha yarwaje inka irarwara tutazi ikirwaye, aravuza biranga inka igera hipfa. nibyo Giti ntibayibaze se hanyuma inka bakayisangamo amashashi? za ngaruka zo kutarengera ibidukikije twavugaga. ugira ngo se naho byaciriye? kubabarirwa haciye iminsi nk'ingahe noneho umugore wajyana n'abandi bagore muri koperative. ndakumva. ntibagezeyo umugore agera atya inyota biramukubise, ariko noneho habura icyo anywesha amazi. umudamu agera atya atoye agacupa kajemo umuti bateye inyanya, nk'uko ngo afata utuzi ngo acishamo arazunguza, arangije aramena. ubundi noneho aravoma atera kumumaramo. ndakubwiza ukuri n'inyagasani wakinze akaboko, aho se ntiyavuye yamutwaye intambike. urabizi Rufo, iki ni ikibazo cyugarije akagari kacu cyane rwose pe. buriya nuko wantanze ukambwira amakuru ntarakubwira icyo naguhamagariye. ni nk'icyo rwose, kuko rwose maze kubona raporo nk'izo zivuye mu midugudu itandukanye. nuko Giti, ni impamo y'Imana mureba kure. iyo ikibazo kidafatiwe umwanzuro hakiri kare, ni impamo y'Imana cyari kuzatumaraho abantu. ariko rero birakomeye. ubu mu mudugudu wanjye hari n'akana kitwa Obama gafite ubumuga bw'intoki. ngaho yewe iyo raporo yatugezeho biratubabaza cyane pe. gusa byaranadutunguye twibaza ukuntu byagenze, biratuyobera. urumva bimwe abana bakubagana ngo baragiye begeranya ibitelefone byashaje bakuramo za batiri kugira ngo bazakuremo amatelefone ngo mazima. uko bacokoza izo batiri rero bashyizeho n'insinga, bashidutse batiri zabaturikanye, umwana umwe ahasiga intoki undi ahasiga ikiganza. yewe ni ukwihangana nta kundi Rufo. ubu rero icyo nshakira abayobozi b'imidugudu, ndashaka kubabwira ko hari impuguke zizava kuri minisiteri y'ibidukikije zikaza gusobanurira abaturage imicungire y'iyi myanda ihumanya. cyane. ubwo noneho tujye kwegeranya inteko z'abaturage. cyane rwose. mubwire abaturage muti nyamuna nta n'umwe usigaye. turashaka ko mwitabira inama tugasobanurirwa ibijyanye n'imicungire y'imyanda ihumanya. none se ndatakaza bose. ndangwe none nkwereka ibyo mukuraho hano. aha se ntitwaharangije aricyo tuhakoreho Stefa. nashakaga kuva muri biriya biyede ukaza tukaba twiganirira. yicarira aho ngaho ube wiruhukira, utaza kubura n'akabaraga ko gusinya aya madosiye. ubu si uyu munsi turayasinya Stefa? turabuzwa n'iki se? ikaramu yanjye iriteguye rwose, ntugire ikibazo. ndumva ngewe muri iyi minsi twaba turetse nkabanza nkajijisha Pascal watangiye kujya nkeka. Pascal ntagutera ikibazo rwose.
yabura kukinera gute se kandi yatangiye kunkeka. Uzi ko ejo namubwiye ngo nakugurije amafaranga akambwira ngo ubwo si amafaranga gusa naguhaye n'ibindi. no gupfa kuvuga ariko nta gihamya afite. Mu gitondo twahuye ashaka kuzamura ivogonya, ndamubwira nti niba wumva utanyizera umbwire umugore wawe mwirukane. Avuga ngo iki? Ubwoba bwamwishe ansaba imbabazi ngo simwirukane, ngo cyakora nyine njye gucyura kare. Nyine nawe ntabwo yanga ko dukorana, ariko nyine kiriya gicuku dutaha nicyo kimubangamira. Byose nabimusobanurire kandi yabyumvise. Namubwiye ko nk'umugapita ugomba kubanza gusinya dosiye ugataha uzirangije. Burya iyo umuntu yatangiye kugukeka biba byakomeye. Ibyiza muri iyi minsi twaba duhagaritse gusinya amadosiye, nkongera nkitwara neza nk'icyumweru cyangwa bibiri akabanza akibagirwa. Yampayenga ubwo se twamara icyumweru tudasinya amadosiye mukobwa ja. Ariko shabuze ukuntu ngukunda, maze buri iyo dutandukanye mba numva ntabishaka, mba numva rwose ari ibishoboka twakwijyanira. Uba wumva twakwijyanira hese? Iwawe kwa Nyiramariza cyangwa iwanjye kwa Pascal? Ose ko hari nubwo ngira igitekerezo cyo kuba nagukodeshereza akazu kwa Pascal ukavayo ku buryo nyine nakubona igihe nshakiye. Ntabwo byashoboka rero, ufite umugore nanjye mfite umugabo, nuko ujya tuyasinya twinyabijara bwenge. Ahubwo se kumva cya Pascal cyatangiye gutera amahane ngo utahabwije, waje tukinyabye tukayasinya noneho ukaza gutaha hakiri kare. Kuri aya manywa se ubu twayasinyira he Stefa? Ese burya nibyo byawe Kri? Byerebyiri se sizo diregite? Reka nabyerebyiri wokeje ari akazi. Nge rero sinzi ukuntu meze, wagira ngo byangiyemo. Iyo maze kunywa amacupa abiri mba numva ari ibyo. Ukuntu wambwiraga ngo nkugurire kamwe, nari nagize ubwoba ngo simbona yo nishyura. Nge buriya hanini rero nza mu kabari ntanashaka kunywa, ahubwo nzanywe no kuganira n'umuntu. Cyakora ibyo uvuga nibyo, burya inzoga ntiryoha, haryoha ijambo riherekeje. Ese wagize ngo ntunkoreye neza, kunzana hano tukinywera agacupa tukiganirira. Ku muntu nkawe uri guca mu bibazo nk'ibyawe, abakeneye abamuba hafi. Ibyiza kuri wowe ni ukwigira mu kazi ukirirwa ugahugiyemo, wataha ukabona uwo mutemberana nka gutya, bibaye byiza ukabona n'uwo murarana mu nzu, byarushaho kugufasha. Yewe wo kurara nawe biragoye. Birumvikana cyane, usibye ko ubu watangiye no gukomera, ntacyo kibaye. Iyi minsi itambutse yari nzengereje wa mugabo we ntubibone gutya. Naryamaga ntibuke, bwacya ntibwire. Aho nabaga ndi hose mu mutwe wanjye habaga huzuye manyese gusa. Reka mbwire Christian, waguseka nutazi urukundo icyari cyo. Uzi ko waraterese umukobwa mukamarana ukwezi 2-3 umwaka ugashira mukundana. Ku munsi wo gusaba akakubwira ngo burya narabyaye, ahubwo uri intwari Christian, hari n'uwarwara akajya kwa muganga. Ngewe rero buri ikibazo nagize ntabwo ari uko yabyaye. Ikintu gikomeye na n'ubu ntabasha kwiyumvisha, n'ukuntu yampisha ikintu gikomeye gutyo akabimbwira ku munota wa nyuma. Ese ubwo nimba yaraguhishe ko yabyaye kandi ari ibintu bizwi n'umwana harari inkumi, ubwo wabaye baterekeye yabikubwira? Urumva nyine ntabwo yarihingutse, abaye afite se uburwayi runaka, urumva hari icyo nazigera amenya? Biragoye kwizera umukobwa ushobora kuguhisha ibintu nk'ibyo pe. Ejo yanyandikiye ibaruwa ndende nk'iyo Paulo yandikiye Timoteyo, ambwira ngo nawe si we, ngo n'abantu bamubeshye ngo azicecekere. Hanyuma yansabaga imbabazi ngo nubwo tutakomeza gukundana, ngo ariko nimubabarire ngo tuzibera inshuti zisanzwe. Buriya Sanyesi ku myaka ye n'ubu nararibonye bwaracyari umukobwa washuka kemerara. Uyu mujyanama wa Chris se azamufasha gufata icyemezo gikwiye. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana.